yigeze ateka isombe kera atetse isombe urumva nta muriro twagiraga cyari igishirira cyangwa bakazana ikijyo urugero ruzi bagashyiramo inkwi bagacana bagatereka mu nzu ngo mubone uzi umwotsi wo mu kijyo noneho ngo musaza wanjye urumva twazunguzaga durya mama yari yatetse isombe ayitereka hafi y'umuryango yinjira mu cyumba akinjira mu gusohoka akandagira mu isafuriya mu nkono y'isombe ukamenya igisiga ko hari ibigikoreramo ibihunyira ipusi imbwebwe n'imiterere kadasiteri igiheri ntigitinya umukene n'umukene burya ntawe kitinjira nabonye igiheri ari indwara mu by'ukuri igiheri ni indwara ni nka kanseri cyangwa virusi yinjiye mu mubiri w'umuntu ariko ubundi buriya reka mbamubaze ubundi buriya igiheri ntabwo cyaba kirimo n'umudayimoni buriya igiheri kirimo umudayimoni kuki kaza ari akantu kamwe karangiza kakabyara ibatayo harimo umudayimoni nyamara ni ugucunga neza n'abasenga buriya bakagerageza kugira uburyo basengamo kugira ngo dusobanukirwe n'impamvu y'igiheri ariko uzi koko ari byo ako kantu urankanguye bantu musenga mudukurikiranye kuri iyi kamera ngo musenge kugira ngo mumenye impamvu y'igiheri pe niba mwarahishuriwe inyenzi mugahishurirwa imisere umvise amakuru aturuka isiyoni umutima uraririmba kuko namenye ko imbohe zibohowe mfata umwanzuro ngende iyo nzira y'agakiza. ndabashuje mwese abadukurikiranye kuri channel ya Pastor Nshimiye Info. Turabarumukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Hanyuma dushuhuje abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu Bugande, abari muri Tanzania, abari i Burundi, umugabane wa Afrika ndetse n'Uburayi, abumva ikinyarwanda n'igifaransa n'icyongereza n'ikilatini. Uri wese mu rurimi rwe turamushuhuje. Hanyuma utabasha kumva mu rurimi tuvuze dukoresheje amarenga tuvuga ngo turagushuje mu izina rya Yesu. Hanyuma twicaranye n'abatumirwa hano kuri iyi channel. Reka tubabaze witwa nde? Njyewe nitwa Benimana Jeannette. Benimana Jeannette. Wewe witwa nde? Uwineza Benita. Hanyuma reka mbaze tugiye gukora ikiganiro kivuga ngo ku rubyiruko rwo muri iyi minsi, urubyiruko rwo muri iyi minsi. Ese Benita turakubona nk'urubyiruko. Ese urubyiruko rwo muri iyi minsi ubona rwitwara gute, ubona rugenda gute? Urubyiruko rwo muri iyi minsi rubona ute? urubyiruko rwo muri iyi minsi abenshi bahugiye mu kunywa itabi, mu kujya mu bintu bicanganye, ariko nyine ibyo barimo njye mbona atari byiza. Ibintu bicanganye ni nk'ibiki? Benshi bagiye mu buraya, abandi banywa amatabi, abandi nyine barahongaho mu bintu bitari byiza. None Jeannette, ubona ibi bintu bikwiriye mu rubyiruko? Jewe rero ibintu by'urubyiruko bisigaye bincanga. Abana b'iki gihe ntibacyumva. Abana b'iki gihe iyo ugerageje kumuhana agerageza kuzana impaka, akagerageza kwerekana yuko ari nyirandabizi, akagerageza kwerekana ko azi ubwenge, ari umuntu uri hayi, ari umuntu ufite imbaraga, ari umuntu ufite ndetse ukabona ko isariye rwose. None mu myaka wenda ufite ntago ari myinshi, ariko urebye nko ku rubyiruko rw'ubu ngubu no mu rubyiruko rwo mu gihe cyawe cya mbere ubona itandukaniro ari irihe? Harimo itandukaniro rinini cyane. Kuko urubyiruko rwacu yashoboraga nko kuva kuvoma yatinze ukaba wamukubita ukamuhana akabyemera akaca bugufi. Yashoboraga gutaha bwije ukaba wamukebura akabyemera. Noneho akagira n'ubwoba bwo gutaha kuko kera mu gihe cyacu hari igihe bugariraga, ariko iwacu twebwe ntabwo twugariye ndiho, ariko abenshi barugariraga. Mwebwe mwari abakire mwakoreshaga igipangu? Twakoreshaga inzugi babyita ingunguru. Inzugi z'ingunguru. Sha iwanyu mwari abaherwe. Mu cyaro umuntu mu myaka yacu muyo dufite, mu cyaro umuntu wakingishaga urugi rw'ingunguru afite igipangu
yabaga ari umukungujumba niko bavugaga. Kandi icyo gihe bari abantu batekaga amamesa. Amamesa yaryaga umukire, yaryaga umuntu wifite. Nanjye ndibuka ko mu gihe cyacu umuntu wajyaga hano akabona azanye akayiko n'agakombe kavuga ati wamaye dukeya nkajya kwihumuriza igitunguru cyangwa ihumuriza ibiryo. Kirya gihe kandi nta miriro yabagaho, imiriro yabaga mu mujyi nabwo ahantu hatari henshi, abantu bacanaga amatadowa. Amatadowa ab'iki gihe ntabwo bayazi. Hanyuma si ikibingo n'ikibingo ariko mana waraturengeye. Ikibingo bagira gutya uzunguza wakubita ku gikuta umuriro ukaka muri bya bishangara abantu twararagamo. Ariko Imana ihindura amateka. Yahindura pe njye buriya narumiwe buriya n'imbirebye nkabona ukuntu amashanyarazi n'amavunja yaracitse, inda zaracitse, imbaraga ziri ahantu hakeya. Icyakoze ibiheri byo ni nk'icyorezo, ngira ngo ntibitinye etaje ntibitinya kadasiteri. Igiheri ntigitinya umukene, n'umukene burya ntawe kitinjira. Nabonye igiheri ari indwara. Mu by'ukuri igiheri ni indwara, ni nka kanseri cyangwa virusi yinjiye mu mubiri w'umuntu. Ariko ubundi buriya reka mubaze, ubundi buriya igiheri ntabwo cyaba kirimo n'umudayimoni buriya igiheri kirimo umudayimoni. Kuki kaza ari akantu kamwe karangiza kakabyara ibatayo? Harimo umudayimoni. Nyamara ni ugucunga neza n'abasenga buriya bakagerageza kugira uburyo basengamo kugira ngo dusobanukirwe n'impamvu y'igiheri. Ariko uzi koko ari byo ako kantu urankanguye. Bantu musenga mudukurikiranye kuri iyi kamera ngo musenge kugira ngo mumenye impamvu y'igiheri pe. Niba mwarahishuriwe inyenzi mugahishurirwa imisere ukamenya igisiga ko hari ibigikoreramo, ibihunyira, ipusi, imbwebwe n'imitereri. Ni ukuvuga ngo imitereri ni iki ariko? Imitereri ni imbwa zo mu gasozi. N'ibiheri nabyo mumenye impamvu ibi bintu kaza ari kamwe kandi karandura ni nka sida. Ni ukuvuga ngo iyo ugatwaye mu mwenda ugasura umuntu ukagasigayo, kera wa muntu nawe wamaze kugira gute? Ni nk'umudayimoni uri mu rubyiruko rwo muri iyi minsi. Hanyuma waruvuze ngo twazunguzaga ibishirira, cyakwikubita mu bishangari cyangwa mu bishogoshogo by'ibishyimbo no mu kirago, umuriro ugahita waka, ukajya ukumva ngo kwa runaka kagize gute? Harahiye. Ariko abantu bakera bagiraga urukundo, baranatabaranaga. Abazanye amazi, abayoye ibitaka bakaza bakazimya, ukabona umuntu wese ari kurira afite agahinda, afite umubabaro. Ariko ngira ngo uyu munsi guhisha inzu ni inkuru. None se wakubwira rero icyo kibigo se bigenze bityo byari bimeze bite? Kungo ko habaga huzuyeho ibyo kurya, ibishyimbo, ibijumba, amateke, imyumbati, ibihaza, bagasukaho wareba nawe ukabikandagiramo. Handi hanze mu mbuga hasashe umusambi, hateretseho inkoko yuzuye. Uzi ko unyibukije akantu mama yigeze ateka isombe kera. Atetse isombe urumva nta muriro twagiraga, cyari igishirira cyangwa bakazana ikijyo. Urugero aruzi bagashyiramo inkwi bagacana bagatereka mu nzu ngo mubone. Uzi umwotsi wo mu kijyo. Noneho ngo musaza wanjye urumva twazunguzaga durya. Mama yari yatetse isombe ayitereka hafi y'umuryango, yinjira mu cyumba, akinjira mu gusohoka akandagira mu isafuriya mu nkono y'isombe. Arangije ati matido. Urumva umubyeyi nawe ukandagiye mu biryo ntabwo yakwihanganira. Urumva bati nta maso ugira, yirengagiza ko cya gishirira yagihungije gishiraho bituma akandagira mu nkono y'isombe. Ndabyibutsa abantu mutwumva ntimuduseke, twayiriye iryoshye yagiyemo n'amavunja ariko turayirya. Kirya cyari igihe nubwo abantu twigira abanenganenzi, hakaba hari ibyo turi kurya ubu, hakaba ibyo turi kwanga, ariko twavuye kure. Turashimira Repubulika y'u Rwanda, dushimira na muzehe wacu Perezida Paul Kagame. Amahoro n'imigisha biguhundagareho, kandi rwose nta mwanzi uzagutera, duhari turi abanyarwandakazi n'abanyarwanda barahari bakuri inyuma. Uzibeshya tuzambara teni dukubitemo harya nkweto bayita
ni timba rugagi mudukubite ku ntwaro turwanira igihugu cyacu turahari pe turi u Rwanda rwashize n'urwubu hanyuma hari na ba Rwanda rw'ejo nabo bagize gute barahari tunatangariza abantu baba bazana utugambo igihugu cyacu kirihagije abanyarwanda turagikunda perezida wacu tumuri inyuma oye turakwemera urakabaho urakarama urakaramba tukuri inyuma waduhaye ijambo abagore n'urubyiruko ubafite iki uruvugiro uzi ko cyane nta mukobwa ahabwaga 8 nta n'uwigaga wajyaga 6 bagahita bakubwira ati muginga ahita ujya kuragira iki inka cyangwa ihene ariko ubu ngubu urubyiruko ruriga n'uvuye mu ishuri perezida agerageza uburyo bwose avuga ati ni mumukurikirane uwo mwana ajye hehe ajya mu ishuri niyo wajya he nta mayibobo nyinshi dufite kubera perezida wacu Paul Kagame twari turi kuvuga ngo urubyiruko rwa kera n'urw'uyu munsi bitandukaniye hehe no kuvuga ngo rero itandukaniro riri muri nini ni mu kinyabupfura urubyiruko rwa kiriya gihe rwagiraga ikinyabupfura ariko urw'ubu nta kinyabupfura rukigira none se nk'iyo urebye tugiye mu modoka rero wenda twerekeje nko mu mujyi noneho icyerekezo turimo ubu ni ikihe turi mu cyerekezo cya Gahanga okay tuvuye Gahanga tugiye mu mujyi nyamara muri iyo modoka harimo nk'umusaza cyangwa umukecuru cyangwa umugore uhetse n'utwite hicaye abana b'abasore nibo baganje muri iyo modoka abandi barahagaze nta kumwimukira bamwimukira ahubwo ibeshye ubivuge n'ingumi n'imigeri byaza ariko urubyiruko rwo muri iyi minsi rufite ubumuga uragera ku rubyiruko wamubwira ati imukira umuntu ati nacitse umugongo ukibaza se uyu mwana w'umukobwa afite imbyaro zingahe ese uyu mwana w'umusore afite imbyaro zingahe kuba atakwimukira umusaza w'imyaka 70 kuba atakwimukira umubyeyi utwite ufite inda y'imvutsi kuba atakwimukira umukecuru utabasha no kugenda wamureba ati aba yishuye nanjye nagize gute ariko harimo kibitera ese urubyiruko rwa kera ntibasambanaga urubyiruko rw'ubu ngubu aragira imyaka 12 iyo ngingo yize ahubwo imyaka 5 ntabwo urabona hari abihugitse muri toilette ngo bari mu by'abana cyane none se wenda n'urugero nko muri kate dutuyemo umwana wa hano w'imyaka 3 azi prudence yego umwana w'imyaka 3 hano 4 azi imibonano mpuza bitsina kandi arabivuga byose kubirusha abantu bakuru mu by'ukuri rero hano hantu nubwo mbabaza ariko hano hantu harimo itandukaniro rinini wenda n'urugero twebwe mu gihe cyacu umukobwa yagiraga imyaka 20 atazi naho babyarira wenda njyewe n'urugero cyaka nari nzi ko umuntu abyarira mu mukondo ariko umwana w'iki gihe w'imyaka 5 azaho umwana anyura naho yinjirira cyane none Benita reka nkubaze uru rubyiruko rwo muri iyi minsi ubona rugira ikinyabupfura ntabwo gihari kuko abana b'ubu ngubu basigaye bararenze hambere kandi baranazeretse cyane barakora ikinyabupfura cyo cyaragabanutse cyane kuko buri wese aba yumva ko imyaka afite akuze kandi buri wese akumva ko yigize buri umwe wese akumva yuko abayeho kubwe atari kubw'ababyeyi be hakaba hari n'aho usanga wenda umwana w'imyaka 10 afite telefone nini kwibaza umwana ko nta kazi agira niwabo ko wenda batamugura telefone kuko akiri mutoya telefone ayikuye he ugasanga nyine yekuye n'ahandi hantu hatandukanye kandi hatari heza erega bivuga neza hatari heza he ugasanga wenda yekuye nko mu busambanyi gukura ibyinyo n'ahandi none ubona biterwa n'iki mbona njyewe biterwa n'uko wenda ababyeyi babo batabitaho cyane batabitaho kuko uba ufashe umwana wawe ukamuhana nk'uko bikwiriye ukamuha indangagaciro agenderaho na kirazira ntabwo ibyo ngibyo yabikora yewe niyo yaba yarakunaniye wowe ukaba ufite umuntu ubwira uti wa mwana yarananiwe bakamuhana umwana ntabwo yakomeza kugira imico mibi nk'iyo ngiyo ni ukuvuga ngo
impamvu abana b'iki gihe batacyumva cyangwa urubyiruko rwo muri iyi minsi ni uko ababyeyi batabaha umwanya wo kugira ngo babaganirize, babagire inama, bababe hafi. Kandi buriya ngo igiti kigororwa kikiri gitoya. Niba ufashe umwana wawe, wenda tuvuge nko mu babyeyi, umwana ukamufata ukamwambika ubusa, ukamwambika ijipo ifite nka santimetero 3, uyu mwana uko azakura aziyambika noneho ifite santimetero 1. uyu mwana ntuzamuhana ngo abyumve. Niba ufashe uyu mwana, ni umwana mutoya, umuterekeye umusatsi unganye n'uw'abantu bakuru, uyu mwana ntabwo azumva ko ari umwana, azumva ko ari mukuru. Yamaze kumenya kujya muri salo, gusohoka arabizi. Hari ibintu abantu bajya bakora ngo ni ugutembereza abana, ngo ni ukubereka isi, ariko uyu mwana uri kumutoza umuco mubi. Muri cya gihe uzaba udafite bya bindi wamumenyereje, utazaba ufite bwa buryo bwo kubimuha, uyu mwana azahera ko ananirane. Icyambere, ibyo yamenyereye kurya hahandi ntabwo akibibona, bya byicungo ntabwo akibibona, kwa kujya koga muri pisine ntakibibona, nakubitana n'uzamujyanayo. Wa mwana gusambana biroroshye, nakubitana n'uzamuha bya bindi utakibona. Wa mwana gusambana biroroshye, nakubitana n'umuhiyo telefone, umujyana muri hoteli akamugurira inkoko, wa mwana azasambana kubera yuko hari ibintu yamenyerejwe kandi atakibasha kubona, kandi umubiri we waramaze kugira gute kubitora. None Jeannette, ni ikihe nama wagira ababyeyi bafata abana bakabagira abantu bakuru kandi abana bakiri impinja? Rero inama nagira ababyeyi bafata abana bakabagira abantu bakuru kandi bakiri impinja, ni ukuvuga ngo bamenye yuko abo bana bari kubica mu mutwe, bagabanye. Usibye ko ngewe niyo ndebye muri iyi minsi byarenze ihaniro, kuko kuri iki gihe nimba hariho urusengero abantu babasha kumviramo Imana, ariko bakaba batayumva, kuko n'ibyo babikora bari mu rusengero. Ugasanga uwo mwana yambaye imini ingana gutyo ari mu rusengero, ugasanga ku mugoroba hariho imbeho, ukabona umwana yambaye akantu gato cyane. Erega Jeannette, zirikana ko itorero rya mbere ni mu rugo rw'umuntu. Yego. Njyewe niba nta kinyabupfura nahaye umwana, njyewe umubyeyi nkaba nambaye ijipo ya santimetero 5, yego, nkambara ikanzu ya santimetero 4, umwana nkamwambika santimetero 1, ni ukuvuga ngo mu itorero naryo rizapfa. Kuko mu rugo byarapfuye, no mu itorero bizapfa. Umwuka dukuye mu rugo uzagera mu itorero tuwusige n'abandi b'abanyantege nkeya nkatwe. Usanga umuririmbyi azaririmba yambaye ubusa, ni urubyiruko, niko yarezwe, niko yazamutse, niko yakuze. Gusambana ntacyo bimubwiye, kuko hari igihe yanasanze nyina asambana na se asambana, ko bose baba hehe mu rusengero. Wabyumvishije? Reka buriya reka nkwibarize ra mushumba ni uriye. Gende mama Benita. Uri mama Benita. Harya. Ariko uziko nari nabyibagiwe. Nabyo ndabimenye. Kikiri ubwenge wakintuwe. Rwose ubwo ngubwo muranankebuyemo gakeya, reka tugange. None se reka mubwire musho, ubundi ko nigeze kumva ijambo rigwa mu gutwi kwanje, mumenye ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka. Ubundi urusengero rumera gute rw'umubiri w'umuntu, ubundi binagenda bite? Nyisobanuririra mbyumve gato, kuko nkurikije ibyo ngibyo bikorwa numva ntazi ibyo ari byo, nkurikije n'iryo jambo numva ntazi ahantu bya umuntu ukuntu umuntu yanabihuza arata kugira ngo bihure. Ese umuntu yaba urusengero gute? Rwose biranyicangira, nsobanurira. Bibiliya iravuga ngo igihe kirageze kandi kirasohoye ubwo abasengera data mu mwuka mukuri, mu mwuka no mukuri bagiye kugira gute kugaragara. Bivuga ngo urusengero, Imana ni umwuka, n'abayisenga bayisengera mu kuri no mu mwuka, kandi Imana iba mu mutima. Bivuga ngo umutima wacu ni urusengero rw'Imana. Uyu mutima niwo ukorerwamo ibibi ukanakorerwamo
n'ibyiza. Yego. Uyu mutima ni icumbi ry'ubwami bubiri, Yego. ubwami bwa Satani n'ubwami bw'Imana. Yego. Bivuga ngo uyu mutima ufite ibyumba byinshi, ariko ibyumba bihatse ibindi Yego. ni ibyumba bibiri. Utararenga Hanyuma ibyumba nanone icyumba gihatse ibindi. Yego. Iyo wemeye gusenya iki cyumba, ni icyumba kiganjemo umucyo w'iki w'Imana. Yego. Ni icyumba kiganjemo umucyo w'Imana, gituyemo Imana, kibamo iby'Imana, Yego. gikorerwamo ibyiza, gisohokamo ibyiza, cyubaka abantu, kigwiza urukundo. Uri kubyumva? Yego. Yego. ntabwo ndumva kari kugenda kaza nubwo kataraza ariko kazaza neza. Aha rero reka nkubwire mama Benita, ngewe ndabona urubyiruko rw'iki gihe rukwiriye guhindura, rugahindura paje, rukibuka. Hari umusaza yigeze kuvuga ijambo ngo umuco mukomereho. Ubwo icyo yarashatse kuvuga, ahari bamwe mu banyarwanda bakuru barabyumva, ngo umuco tuwukomereho, tunawusigasire. Urubyiruko rw'iyi minsi ndabagira inama ko twakomera ku umuco wa kera wa kinyarwanda. Icya mbere, urubyiruko nirwumve kandi rwumvire, Yego. rugirwe inama, rucishwe bugufi cyangwa se bace bugufi. Ikindi, bagendere ku muco nyarwanda. Yego. Nta mukobwa wo gutaha saa yine z'ijoro, nta musore wo gutaha saa yine z'ijoro, ahubwo umwana w'umukobwa burya saa 11 yakabaye kuba yicaye iwabo mu rugo. Cyane. Ariko ikintu kibyisha byose ni uko urubyiruko rwigize ibyigenge. Yego. Araba afite 1000 akumva kujya muri anniversaire burangira saa 8, ntacyo bitwaye kwinjira iwabo, kandi iwabo nabo bamuhaye iki uburenganzira. Icyo tuvuze ni iki rero, urubyiruko nimugarukiraho, mwige kwigira kandi mwiyubahe muniyubahisha. Muve mu biyobyabwenge, muve mu busambanyi, muve mu businzi, muve mu bidafite umumaro. Nimurangiza mwubahe ababagira inama, kandi muharanire kugira ngo mwiteze iki imbere. Tujya gusoza iki kiganiro. Benita, ni iki wabwira urubyiruko none ahangaha? Niriye jambo wasiga ubabwiye? Ijambo nabwira urubyiruko ni ukwisubiraho, bakamenya yuko atari bo bigize, ahubwo bagizwe n'Imana yabaremye ndetse n'ababyeyi bababyaye. Kandi bakanyurwa n'ibyo bafite, batarinze kujya gushakisha aho iby'abandi biri. Bakanyurwa n'ibyo bafite, ibyo wowe ubwawe uri kundeba utunze bikakunyura. Kandi ntushimishwe no kubona mugenzi wawe agize ikibazo ngo nurangiza ngo umubwire ngo ntagiye kugwa mu cyaha kugira ngo abone igisubizo cy'ikibazo yari afite. Nicyo numva nabwira urubyiruko. Jeannette, ni iki wabwira urubyiruko none ahangaha? Rubyiruko nshuti dukunda, bana bacu kandi bana b'igihugu, icyo nababwira mbere ya byose, Imana. Mubanze Imana imbere kandi muyigishe inama, kandi mwumvire ababyeyi banyu, mwumvire n'ababagira inama, kuko iminsi duhagazemo ni iminsi tujyana ahantu habi, ndetse ni iminsi tujyana ku kurimbuka. Kuko iyo niba utumviye Imana, uko butumviye ababyeyi, iherezo ryawe rizaba ribi. Dusabe kugira iherezo ryiza. Bana bacu turabakunda, ntago twabaha ibibi kandi dufite ibyiza. Hari n'igihe ibyo byiza tuba tutabifite kubera iminsi ya none, mu bukene cyangwa se no mu bibazo by'imiryango biba ari byinshi. Mujye mutwihanganira kandi mwihanganire n'ababyeyi, kuko icyo batabahaye ntago baba bagifite. Mwihangane kandi musabire ababyeyi banyu, mujye ku mavi dusenge, dusabe Imana Yezu ubugingo cyane kuruta ibyo ngibyo mwirohamo, kuko nibizabazanira ingaruka zibajyana ku kurimbuka. Ndumva ari icyo nabwira urubyiruko. Yego, urubyiruko rero murabyumva, mwirinde ibintu bibashuka, mwirinde ibintu bibayobya, mwirinde ibintu byatuma mutakaza indangagaciro y'icyo muri cyo. Ni mwebwe Rwanda rw'ejo, irari ratwita rikabyara icyaha, icyaha kikabyara urupfu. Ibyo murimo mubivemo, mubisezerere guhera uyu munsi wa none, ahubwo mwirwe kunyurwa nuko muri. Hanyuma amahoro y'Imana abane namwe. Ciao ciao.